Imana turagushima turaguhimbaza turagushima ko umukiza wacu ukomeye turagushima ko iyo twiseguye mwami nta kintu twakwifuza hari igihe tujya muri byinshi tugatekereza byinshi ariko iyo twibuka ko umukiza wacu mwami twumva tunyuzwe nawe mwami tunyuzwe n'ubucuti bwawe mwami urakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza utugeneye mwanya turasaba kugira ngo icyo ushaka ko twumva aricyo twumva mwami twamagaye ikirogo iyo ariyo yose mu izina rya Yesu Kristo cyo duhamagaye n'umwuka wera uzubane natwe utuyobore aya materaniro y'umugisha waze arushye waze ananiwe aruhuke waze aremerewe n'ibibazo birangirire hano mu izina ryawe Yesu urakoze rero komeza tugirire neza ubane natwe kandi tuyobore neza umbere umuyoboro nawe ijuru ryawe ushaka mwami ufungure imitima y'abagaragu n'abaja bawe kugira ngo icyo ushaka kugira ngo bumve aricyo bumva urakoze mwami cyo gikomeza kuba cyawe mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo shimye Imana cyane kubw'uyu mwanya n'umwanya w'umugisha kugira ngo umuntu abone kuvuga ijambo ry'Imana abashya nitwa Sano Stephen nkaba ndi Reverend wa hano muri paruwase ya Kacyiru mazemo iminsi itari myinshi ariko ntabwo itari mikeya ndashima Imana uburyo Imana ikomeje kudukoresha umurimo wayo hano muri paruwase ya Kacyiru amena umuryango wanjye urabatashya bameze neza ari madamu n'abana bameze neza hari igihe maze iminsi ntekereza tuze gushima tubitegura ariko nkibaza uburyo nzaza imbere y'iteraniro ntazanyemo abana banjye nkumva ntabwo binyoroheye pe abana ni batoya ntibarageza ya myaka dufite uruhinja ubu nzagenda amagarare hariya ariko niho ndabyiga neza nkeneye no kuyoborwa n'Imana ku buryo nibura nubwo baguma mu modoka rero bakaza bakabasuhuza bakabapepera hanyuma bagasubirayo bakajya kwa pasiteri bakaryama ariko numva kuza mwitera ubu basigaye bamuse papa ugiye gusenga Kacyiru akambaza se mama kubera ko twegereye paruwase naturutsemo i Masaka aragendayo nk'isaha imwe agahimbaza agasirimba kubera ko akunda gusirimba no kuririmba kumva n'ijambo ry'Imana akanyaruka agasubirayo kureba uwo mwana ariko tumeze neza turashima Imana ariko igihe kizagera nzabazana babasuhuze mwandategura ishimwe kandi namwe nibasaba kugira ngo muzafashe gushima Imana muzaze dufatanye ubundi nabonye ibintu byiza iyo umuntu w'Imana afite gushima Imana agafatanya n'abandi n'itorero biba ari byiza cyane ndiho ndabaza neza kugira ngo nzarebe ibyo nzashimamo ariko ndasaba Imana kugira ngo izanyobore neza arakoze cyane atudikoni wacu arakoze bo twakoranye hano umurimo ye nashimye bayabadiyakoni uburyo basa neza hariya cyangwa aba ashazi bacu Imana ibaha umugisha abashya nabibwiye ariko maze iminsi mu minsi ishize menye ko nzaganira namwe natekereje nasenze Imana ntekereza ijambo numva twasangira hakaguma haza ubutumwa bwinshi bitewe n'uko numva naho nasomye ariko ndimo nsoma ibice twasomye uyu munsi numva ijambo ry'Imana bikomeje kunzamo kuguma mu Uwiteka cyangwa kuguma ku Uwiteka nawe akaguma muri twe haleluya kuguma mu Uwiteka cyangwa kuguma ku Uwiteka kugira ngo nawe agume muri twe
iyo twabisomye mu gice twasomye mu cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ngo nimuguma muri iki nanjye nzakora iki, nzaguma muri mwe. Uwo rero niwo mutwe w'ijambo nashatse ko tuganiraho. Sindi butinde iminota bampaye ndayubahiriza cyangwa hasi yayo, ariko nabitekerejeho cyane. Nimuguma muri nanjye nzaguma muri mwe, bikaguma bise se mwami duhorana nawe mwami, igihe buri munsi mba numva ndi kumwe nawe. Ariko uko nakomeje gusoma iki gice nagiye nunguka ikiri jambo rivuze n'icyo dusabwa, ukeretse iki ngiki cyo mu butumwa bwiza nicyo twasomye n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana. Nanone nasanze byuzuzanya, hari icyo ijambo ry'Imana cyangwa hari icyo Imana idusaba. Bavuze cyane ku rukundo, ushobora kugaragaza ko ukunda Imana ariko udakunda mugenzi wawe, ntacyo byaba bivuze. Nongera dutangira, Yesu acira abigishwa be umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni wowe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Hasubiremo neza, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri jye. Hepfo nanone ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye haguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutafite. Haleluya, amena. Nicyo gituma iriya ndirimbo navuze ngo niseguye Yesu. Hanyuma hepfo nora ngo niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisuze umukiza ukomeye, nisunze umukiza ukomeye. Ibi bintu iyo mbivuga cyangwa iyo ndiri iyi jambo ndisoma, nigije kubaho ubuhamya ko navuka cyangwa mvuka mu muryango w'abana batatu, bose babiri barapfa ndasigara. Bapfuye bakiri bato, umwe yapfuye ari muto undi apfa ari mukuru. Ndibaza nkuze nibwo natekereje ariko mwana warankunze n'ukuri, kubera icyo gihe umwana muto wankurikiraga yarwaye bayita mu Kinyarwanda iseru. Yari yarakingiwe nanjye narakingiwe, ariko iza kumujyana jewe ndabirwara ariko ndakira. Hanyuma mu babyeyi banje bari abakatolike, namwe murabizi, mumbabarira bari hano wenda banyuze ko bari bameze, ariko jewe nabonaga basenga ku minsi mikuru, ari kuri Noheli, kuri Pasika.
iyo minsi. Ariko jewe kuva nkiri umwana Imana injyana mu rusengero, akunda kuba muri Sunday school, kuba mu baririmbyi, nubwo nabaga ntazi ngo nta mpano mfite, ariko iyo uri umwana ntumenya niba ufite impano niba utayifite. Ngendera muri iyo nzira, ngira Imana njya kujya mu ishuri rya Anglikani, niho ninjiriye mu itorero Anglikani, niho nakuriye muri uwo murimo mu ishuri. Ntangira gutyo nkuze ndavugana ku Mwami. Abandi numva bavuga ngo batojwe, bamwe batojwe n'ababyeyi babo, abandi n'abavandimwe babo, wenda bameze nkanjye simbizi. Hanyuma nkuze niho naje kumenya ko Imana inkunda. Haleluya. Niho naje kumenya ko Imana inkunda. Uzi kugira ngo ukurire mu mbabare ukurire muri famiye idasenga, hanyuma usenge, batazababeshya iwanjye nta bapasiteri babayo, ntago bari Abanglikani, sinari mbizi ko nzaba umushumba kugera umwaka ushize. Ntabwo nari nzi ko nziga nkarangiza nkakora, kubera ko nari mfite umubyeyi umwe, papa yapfuye turi abana, mama wanjye arandera. Ejo bundi nababwiye nyine ko yapfuye muri gihe cya lockdown. Nyina ntekereza uburyo yangiriye neza, ntekereza ibyo nanyuzemo, ko ntabuze minerivare, ko ntigeze mbura akazi, ko ntigeze mbura aho ntura, ko ntigeze mbura inshuti nziza, ko ntigeze ntarakizwa ntaramenya Imana neza. Abantu bavugaga ibyaha byabo kubera ko ntivuruguse muri bya bindi wenda ibintu bita binini, numvaga nafite ubuhamya bwo kuvuga. Avuga se ko numva abandi bakatinya kuvuga, nanjye nkasitanya kugira ko nanjye nzabuhimbe. Menye Yesu, namenye ko nari umunyabyaha. Ushobora kuba udasambana ariko utekereza nabi, ushobora kuba utiba ariko ufite ubwibone, ushobora kuba utaroga ariko wifuriza undi inabi. Ushobora kuba ibyo atari biriya bindi byaha wumva biriya bivugwa, ntukibe, ntugakore iki, ntugasambane, ntukifuze, ariko ufite nawe byakubase. Maze kumenya Yesu niho namenye wowe nanjye nari umunyabyaha. Kindi nagiraga kamere, nkumva uko ndi n'abandi niko numva bamera, nkumva ibyanjye niko kuri, nkumva niba nshaka kugira gutya. Ubwo n'ubwibone, ugacira abandi imanza. Menya ko menya ko hari ibyo nari mfite, ntabwo nari mu Mana neza. Iyo umuntu ari mu Mana neza, nayo ukaba muri we, hari ibigaragaza ko umuntu afite Imana muri we, n'ukubona, n'ibyo ukora, n'iyo uririmba, n'iyo ugenda, n'iyo uvuga, n'iyo ukora, bigaragaza ko uri kumwe n'Imana. Haleluya, amena. Ikindi ntari nzi, burya agakiza ni keza bene data. Bavugaga Mwuka Wera, ase nkavuga ngo umuntu ushobora gutandukanya gute Mwuka Wera? Uzarebe n'abigisha b'ibinyoma, n'abahanuzi b'ibinyoma. Iyo ufite Mwuka w'Imana urabamenya. Umuntu w'Imana ashobora kuba ari hano ariko akavuga hano hari ibitagenda, kubera Umwuka w'Imana. Imana iratubwiye ngo nituguma muri yo nayo izaguma muri twe. Haleluya. Iyo ugumye mu Mana hari ibiranga ko wagumye, ko Imana iri muri wowe. Ariko kenshi dushobora kuririmba, dushobora kuvuga ubutumwa, dushobora kugenda, ariko tutari mu Mana.
ngo niki kiranga umugabo nuko uba ufite umwuka w'Imana, umwuka wera akakuyobora. Niki kiranga cy'abantu bafite umwuka w'Imana, umwuka wera nuko bera imbuto z'umwuka wera. Haleluya. Nasomye ibintu byinshi ariko numva Imana irampata ngo tuganire. Iyo mvuze wenda ngo tuganire no kwigisha, ariko kuganira nuko mwese iri jambo murarizi muraryumva. Hari igihe ari gusoma ijambo rikakubera rishya bitewe nuko umwuka wera yakuyoboye uwo munsi. Narisomye rero numva hari igihe mba ntari mu mwuka, ntari mu Mana, kubera ko mbona Imana nkamutekereza ukundi, kubera ko mbona umudamu we nkamutekerezaho ukundi, ko mbona Sano nkicara mu rugo nkamugira. Hari ibyo nirinze nagiraga kuganira tukaba nk'abantu, ariko abantu bakahora baganira ku bantu. Ibyo ntabwo ari iby'abantu b'Imana, ntabwo buri muntu w'Imana ganira akabana ibintu byubaka umurimo w'Imana. Kera nakoraga ikintu nkaba ntafite umutima rimwe unshinja, ariko amaze kumenya Yesu Imana inyinjiyemo neza, umutima ukagukomanga kwa ukoze nabi, ukoze icyaha. Nigeze kubabwira ubuhamya hano, pasiteri waje muri paruwasi yacu gihe azanka kunkomeretsa, nari umukuru w'urubyiruko, mbese nkunkomeretsa. Ni kwa kundi umuntu avuga ngo Imana yakumbwiye gutyo, aza imbere avuga ibintu imbere y'iteraniro gutya, arangije ndababara, ndamubika imyaka igera nko kuri 3 cyangwa 4, tuza kubyara aza kuza kuduhemba buri munsi. Nkabara ko icyo umuntu awambwiye gutya namureka, aza no kujya n'ahandi, baza kuza kunsura twabyaye, ndangije turaza kuduhemba baraza. Ariko umuntu w'Imana arababarira. Ndaza kubasomera umwe mu mbuto zimwe mu biranga abantu cyangwa umukristo ufite imbuto z'umwuka wera. Ndaza kuzibasomera mwumve. Arangije araza turaganira, bagira igihe cyo gutaha. Rero ngira umudamu utuje, muzamubona, ntabwo ari kimwe nanjye. Imana burya ni nziza. Hanyuma bagiye gutaha, ariko numva ikintu kiranje. Ambwira utaragenda, hari ikintu maranye imyaka 4, ngira ngo twihanire hano muri salo turi 4, jewe n'umudamu wawe nanjye. Ese ni iki? Ntiyabyibukaga, ariko umudamu we yarabyibukaga. Ndamubwira itariki n'iyi, twari imbere y'iteraniro, nateguye fundraising y'urubyiruko yo kugura ibyuma. Uvuga ibyo Imana yakubwiye, uvugaho gutya imbere y'iteraniro, kandi nateguye ibyo ngibyo. Urambwira ngo ribyo Imana yakubwiye uzambwira. Kubera iki? Reka rero nkubwira, ibyo bintu ntabwo byamfashije. Kubera iki? Nashakaga ko tutanjyanye ku ruhande ngo umbwire ibyo ngomba kugira, ko cywanshyize imbere y'iteraniro nateguye igikorwa nka kiriya. Umva rero igituma jewe wowe nagufashe nabi. Icyambere numvishe ushaka kunsenya imbere y'iteraniro, cya kabiri rero washakaga kurwanya ibyo nkora y'umurimo w'Imana. Rero ndagira ngo nkubwire ngo byarambabaje. Utarasohoka hano ubanza umbwira impamvu wabikoze. Arangize ngo umugore ngo sheri ngo ndabyibuka, ngo waranamubwiye ngo apfukame ngo umusengere umukubita no ku rutugu. Ndavuga nti Imana ishimwe ubwo umudamu abyibuka. Turarangiza dusabana imbabazi. Arambwira nari ntarakura mu gakiza, mbabarira Sano, nukuri mbabarire, si wowe wenyine, na Kanoni runaka, Kanoni nawe yari yarabwiye ibindi, Kanoni runaka namubwiye, nawe naramukomerekeje. Numva ndavuze ariko Mwami arakoze, urakoze. Ariko urumva mu myaka 4 nari mbitse umwanda muri jye. Yesu ashimwe bene data. Iyo Imana iri muri twe, iyo tugumye mu Mana, nayo iguma muri twe. Iyo igumye muri twe ni cya gihe tuba dufite umwuka w'Imana. Uwo mwuka w'Imana rero niwo utuma twera za mbuto z'umwuka wera. Rero niko batangaze, mubabona turi hano, ndi umushumba, ndi umuasha, ndi umukorari, ariko nkora by'abantu bo mu isi, nuko Imana itari muri jye. Ariko uyu munsi ndasaba Imana ngo uyu munsi tuje kureba ibituma dutandukana n'Imana, kugira ngo dusenge Imana. Uyu munsi ku itariki 2 z'ukwa gatanu tube mu Mana,
nayo ibe muri twe, bigaragare mu mbuto z'umwuka wera, hanyuma dukorera Imana tunezerewe. Haleluya, amena. Ibyo ni byo sengesho ryanjye buri munsi. Ndabizi turi hano mu isi yanduye, ariko hano yavuze ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijye muzabibu ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Umuntu w'Imana niyo hari bamwe uzabireba, abantu b'abakiranutsi, abantu b'Imana nimwe bahura n'ibibazo. Iyo rero utazi ijambo ry'Imana, iyo utasobanukiwe n'Imana, hari igihe utangira guca kubabara no kwiganyira, kuvuga ngo bite. Turiya tubazo tundi ni utuntu tuba ducaho kugira ngo wongere ukora iki? Were za mbuto. Ariko aravuze ngo iyo utera imbuto ngo baragutema, kandi yatubwiye neza ngo turi ishami, kandi ayo mashami aba akwiye kwera imbuto. Iyo atera imbuto aravuze ngo bayateme. Mu ndimi z'amahanga niho nagisomye nkumva neza, iri ngiri ryangoye cyane. Havuze ngo pruning. Pruning ni ugukuraho ibyo ku ruhande kugira ngo hazeho ibindi bizima, hazeho izindi mbuto, hazeho ibindi bimera bitoshye. Ibishaje ukabikuraho. Hariya numvishije ijambo mu mbabarire rikomeye cyane kuri subiramo inshuro nyinshi. Rero dusabe Imana imbabazi aho twumva tutayitunganiye rwose, aho twumva za mbuto. Turebe mu Bagalatiya ibice 5, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5, umurongo wa 22. Dusome niba mwahageze izina rya Yesu. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, n'ibindi. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka. Ibyo byose nibyo biranga zimwe mu mbuto z'umwuka wera. Se muri twe mu itorero, mu bana b'Imana, mu miryango, hari igihe tubona ibyo ngibyo harimo inzangano, harimo abantu badakiranuka. Yego, muri twese nk'abakristo, mu bakuru b'amatorero shingiro se, mu bakomiti se, mu bashumba se, mu bandi bayobozi se bo hejuru, wenda atari ngombwa ko umuntu abavuga. Yego, birahari. Icyo dusaba rero ni ukugira ngo dusabe Imana tugume muri yo, nayo kugira ngo igume muri twe. Icyerekana ko Imana iri muri twe nuko tuba twereza imbuto z'umwuka wera. Ibikorwa byacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi bukagaragaza ko dufite Imana muri twe. Se tugira neza, yego Kacyiru turabyuzuza rwose. Dufite igihe cyo turasura imfubyi, abapfakazi, abananiwe. Rero tubikomeze,
ariko duharanire ngo turi mu Mana, ibitujyana kure n'Imana tubireke. Bene data rero bakundwa, niryo jambo numvaga ngira ngo uyu munsi aryo dushobora kudatahana ibindi, ariko utahane ko tugomba kuguma mu Uwiteka kugira ngo nawe agume muri twe. Iyo tugumye mu Uwiteka twerera abandi imbuto. Izihe mbuto rero? Za Mwuka Wera. Imbuto za Mwuka Wera ni ziriya zose ziri mu Bagalatiya bavuga. Ushobora kuba wumva ufite zimwe cyangwa hari zidafite, ariko haracyari igihe, kubera dusoza iki gice nanone mu gice cya kabiri urwandiko rwa mbere rwa Yohana bavuzemo urukundo, ariko hano umurongo wa 9 urenze ku cyo twasomye haravuga ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye, mwitondera amategeko yanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Icyo nkundira Yesu nuko atigisha ibyo adakora. Yesu yitangagaho nk'urugero ati jewe, nkuko hano arabivuze neza, aravuze ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondera amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Rimwe na rimwe uzareba hari abantu bavuga uko bavuga n'ibyo bakora biratandukanye. Twakagombye kugaragara ibyo tuvuga naho n'ibyo dukora bigahura, atari bya bindi ngo mukora ibyo mvuga ntimukora ibyo nkora. Hari abantu bateye gutyo, umuntu akaba gutyo hano mpagaraye imbere y'iteraniro mbabwira gukizwa, mbabwira ijambo ry'Imana ngo muke, ariko akaba ari jewe nanone ejo bundi uri musange muri ibi, akaba ari jewe wumvishijemo muri ibi ngibi, akaba ari jewe uri hano urihimbaza ariko mfite inzangano, mfite ivangura, mfite ibi ngibi. Rero Imana ni urugero rwiza, Yesu wacu ni urugero rwiza, yitonderaga amategeko y'Imana, aratubwiye natwe tuyitondere kubera ko nawe yayitondeye. Hanyuma tugume muri we nkuko nawe yagumye ku Mana kuri se, natwe rero tugume muri we, natwe azaguma muri twebwe. Icyo nicyo cyizere, kubera ko Imana yacu ari urukundo, kubera ko adukunda, kubera ko ari inyembabazi. Ntabwo mfite ishidikanya na rimwe ngo amazi yarenze inkombe. Imana yacu ihora idutegeye amaboko ngo tuze itubabarire, tuze twihane. Si icyo gusa, nsoza hari icyo yanyigishije muri iki gihe. Maze iminsi mfite umutwaro kuva cya gihe, ariko tuwufatanye niba mwarawuparitse gihe ndiho ndasenga. Imana yanjye yanyigishije, sigaye nigengesera kuyisaba sigaye nshima cyane, kubera ibyo nyisabye irabinkorera. Haleluya, amen. Sigaye nirinda cyane mfite umutwaro ngira ngo dufatanye. Hari umwana hano watanze icyifuzo witwa Josiane ko adafite icumbi, mwibuka ashima Imana hano n'umuryango we. Papa Manase niwe wari wabwirije. Dusenga Imana yacu isubize. Maze iminsi mfite umutwaro, sinzi Imana uko izabigenza, inyura muri twe, inyura muri leta, inyura mu bagira neza, inyura iki. Icyo cyose Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu irasubiza ko nakari gaciyemo, turaza kubisengera. Rero bene data, nsoza nuko ijambo nari mfite kugira ngo dusangire ritari nini, hajya nari nateguye, ariko Imana ikagumi inkomanga imbwira ngo mugume muri jye nanjye nzaguma muri mwe. Nubwo utatahana ibindi nakubwiye by'iki, ariko ndasenga Imana kugira ngo nkomeze ngume muri yo,
namwe mukomeze mugume muri yo, dukomeze dukora umurimo w'Imana. Kandi iyo tugumye mu Uwiteka ni cya gihe twera imbuto z'umuntu w'Imana, imbuto zo mu Mwuka Wera, zazi nababwiye n'izindi ntasomye hano. Icya kabiri babwira ngo Imana nta mazi ararenga inkombe. Imana yacu ni nyembabazi, yabitubwiye ngo Imana ni urukundo. Yatubwiye mu gice cyawe twasomye kindi ko se waba udakunda mugenzi wawe ukavuga gute kukunda Imana yawe utarabonesha amaso? Waba kugambirira mutima wawe kugira nabi n'inzangano n'ibiki byose ukavuga gute ko ufite Imana muri wowe, kandi Imana ari urukundo, kandi ikunda umuntu, ikunda abantu bayo. Ni ukuvuga nta Mana uba ufite, numva watekereje nabi, numva wifurije undi nabi, numva umutima wawe urimo ikizinga, wumve ko nta Mana ufite muri wowe. Imana yacu kube irera, ni ukuvuga ngo ubuturo bwacu bwagombye kuriraho. Iyo hatera ntabwo igomba kubana natwe. Mwuka w'Imana ngo ubane natwe, utuyobore ibyo dukora, ari mu kuvuga ubutumwa, ari gukora protokoli, ari ukuririmba. Dukeneye kuba turi kumwe n'Imana, ntabwo ibintu biba byikora, ariko Imana yacu itubabarire. Kuva uyu munsi ndahise kugira ngo tubabarire, tugume mu Mana nayo igumane natwe. Dusenge. Mwami Imana, Mana nziza, Mana igira neza, cyo kuba twaratanye Mwami, duciye bugufi cyane cyane, imitima yacu duciye bugufi Mwami, aho twagiye kure yawe Mwami. Tusabye imbabazi cyane Mwami, kubera ko ijambo ryawe tubwiye kuri umunyembabazi, batatutekeye amaboko vuga ngo tuze uratwakira Mwami. Tuje imbere yawe tugusaba imbabazi aho twatanye tukajya hirya no hino mu bitaguhesheje icyubahiro, mu mivugire, mu mikorere, mu mitekerereze. Turashaka kugumana nawe kandi nawe ukaguma muri twe Mwami, hanyuma tukera imbuto z'Umwuka Wera. Abatarakumenya Mwami bakakumenya, bakaza kubera izo mbuto batubonaho nk'abana b'Imana bo mu itorero Mwami. Urakoze rero, urakoze kutwakiriye, urakoze kutwejeje Mwami. Icyubahiro Mwami gikomeze kuba icyawe, tugukomeye amashyi cyane n'impundu kubwo kugira neza kwawe Mwami. Urakoze cyane Mwami, urakoze Mwami.